abazimu bamubwiye dore ngiri baraciye Yesu we dore ngiri aha niho niyungiye n'abazimu urumva aha naha abazimu rero bafatiye bahita bacamo ino umupfumu acamo ino ararikata ariko yahise ashyiramo sikateri numva arabagije ngo pa numva ndababaye cyane mpita mpamagara papa nabati papa we ahagati karame ati dore wa mugabo aranteme ntabwo twari tuzi ko uwo bugome buza kumbaho papa rero kubera ubwoba ibiraso bya umupfumu twagezeyo ahita abwira data aramubwira ngo nagutumye kuzazana umwana wamuzanye ati namuzanye umugore wamuzanye ati mukuru mu muryango nagutumye wamuzanye nawe yari yamujyanye icyo nabonye cya mbere rero yadutumye amafaranga yaravuze ati amafaranga nayo nagutumye wa mugabo wayazanye ati nayazanye uwo mupfumu mbona azanye inzoga ashyize mu gacuma kiwe mbona hano hashize ingoma hano hashize intebe mbona hashize intebe mbona hafite n'icupa arangije aratubwira ati ibintu ngiye gukora ntimwongere kumbaza ngiye kubaza avuburira hasi numva aravuze ngo koprotika dudu na telegaramu muganda na mikesha mushunduzi museke mu gasane mutsindi cyago n'icyagane dore uyu mugabo yajaje kubashaka amahoro nimuyamwemerera kandi mwakira amaturo yiwe papa yumvise muganda na mikesha na mushunduzi papa yumva wa mupfumu avuze muganda na mikesha na mushunduzi kandi ari gisekuru cya papa kandi ntaho bari baziraniye nuko yarabikuruye mu byo yaramaze guhamura ngo bazayikorera wise umwana wanze Imana hano ndi barabyanze hindura cyangwa umusohore papa rero avuga ati ko nashakiraga amahoro s'umwana ko kugira ngo umusohore we kandi hindure papa rero ko yabaye muri Zayini ko napuye yahise ngo umwana ngo ntakitwa Zeyimana ngo mwise Dodos ntakitwa Yozefu mwise Birizi kubera n'ubwoba bwose ariko n'umupfumu yamuteye ubwoba apfa guhahamuka nyine ati ngiye mwise Birizi Dodos sekuru wa mugabo twajyanye rero Frodo Wide bamuha umuheto n'umwambi umupfumu ati ngaho rasigi kutari uraburasha Bikira Mariya n'abatagatifu muraza musenga abakurambere Frodo Wide arasumwambi agira ngo tuhava twitahire kandi koko twari tuzi ko nitubivamo tuhita twitahire biratunanira umupfumu nuko yabwiye papa ati reka mubwire wa mugabo ushobora kuba waje mu bintu utazi uranyemerera kuzamba ihene ubundi nkunge n'abakurambere papa kubera kunanirwa no mu rugo aramwemerera ariko umupfumu arerekwa nibyo nakubwiye ngo bya bindi muzamwerekwa mwabarokoreye n'abapfumu barerekwa umupfumu yafashe icupa rye warirebamo gutya arambwa ati ndabona ufite imikumbi y'ihene rero niho twakuye umwaka yahise afata urwembe aratubasaga bye kurasaga baza mutabizi abantu bavutse iki gihe ni ukugutema agashyiramo umuti aratubasaga adasaga aho yandasaze nduze kuhambaza gusa byarandiye n'unda namutukabwira na papa ati muntu wazanyanga gutegura umunsi adusanga mu rugo ahita aranga urumva nge nabaga ku mupfumu ariko uko nabayaho nabaye ngaruzwa mu heto y'uwo mupfumu birya nemeye nakoraga ku manywa na nijoro gute rero we twamaze nk'icyumweru turaho jya mu kiliziya ntangira kumva misa kandi ifite abazimu najyaga mu kiliziya batangira kuvuga ngo nimuhorane Imana nge nkumva biravuze ngo vuze induru nayo yego nakomera bagati ya kujya twicaranye n'iki arabana ufashwe bose byavugishwe n'abazimu twicaranye n'igihumere batangiye kicara n'icyo kwa abantu bamwe bakabimenya ati ni wo kwa Didasi wandi wishwe n'ibizimu yari yaracishije nkajya kugera mu rugo sanga mukecuru yabimenye akamuza kujya mu misa ariko ntibishoboke kuko nagendaga ku itegeko nge naba ndi gutinda nkumva wa mugabo twazanye nkumva arankubise ngo tukore kudakina nanjye tubisoka ngahita mfera umupira nanjye ngakata umupira uko nabonye wa mugabo akata ndarancenga ijoro ryose ndubika mu izamu nceka nubika mu izamu banyirukanye nko mu masaa 10 bujya mu rukere harayo mu kibuga harayo mu masaa 9 no bambwe ngo mutaje tuzatangira kubigisha ku cyumweru ubu tubigishije ubu ku cyumweru muzatangira gukina tubahemba ndataha Mana yacu turagushimiye turaguhimbaje kuko kugira neza abanye natwe cyambere watanze umwana wa Yesu Kristo ariko wari umufite wemera ko ab'incungu zabo mu mwisi arabambwa turabamburwa arababara turababarirwa bamusobekeranya amaguru dusobanukirwa ijambo ryawe bamutera icumu mu rubavu abaribeshye amaraso n'amazi bivuye mu rubavu ibincungu z'ibyaha by'abari mu isi bose natwe twavuye muri ibyo
muri ibyo bise by'ayo maraso. Bitewe n'iyo mpamvu twaragushimiye rero Kristo ubwo witanze ku bwacu. Uyu mwanya ndasenze nsaba ngo unyemerere aba bantu bose ari abazumva ubu buhamya y'ibyo wakoze bazahindurwe nabyo. Ibireze kuri ibyo kandi nsenze nsaba ngo hari n'abandi wabikoreye uzabahe kubivuga kugira ngo bamamaze izina ryawe. Na bene data kandi turi kumwe nabo ndabasengeye, urwanye bibarwanya uburane nibaburanya, kandi nuza gutabara utabara igihugu cyacu, utabara amahanga, utabara abazungu n'abirabura, kuko bose bari mu ishusho yawe. Ndagushimira kuko ubana natwe kandi ukaza gusozanya natwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Njyewe ndagira ngo ubwire ngo ndi umusaza. Navutse mu 1966. Icyo gihe navukiye. Nakiriye ubutumwa bwiza muri 1990 mu kwa kabiri. 1990 mu kwa kabiri nakiriye ubutumwa bwiza. Nabwakiriye rero nge ndumva ntabishaka. Ntabwo nigeze ngenera kwihana cyangwa nakiriye ubutumwa ya nari mfite aho nibereye kandi binejeje, uretse ko icyari gihari ari cyo bitaga karande yo mu miryango yari imereye nabi. Kandi nayo tukaba twarayakiriye tutabishaka, twebwe ari byazanywe no na data kugira ngo ashakishe imiti yo kubaho. Biza kutuviramo ingorane zikomeye zituma ari naho hantu naboneye izo mpano zose mwumva zaba zaratumye ngira imipira cyangwa nkamenyanya n'abantu b'abategetsi. Ngiri muto rero niho mbereye, niko mwavuze, niko mwabikeneye. Ngewe ndi mutoya cyane, nize ishuri rya Serayi. Kuva mu ishuri rya Serayi rero niho nahuye n'ingorane zikomeye z'abadayimoni. Wize mu wa mbere kugera muri Serayi? Nize mu wa mbere. Cyo bigaga mu wa gatandatu bakavamo bakiga indimi bitatu muri Serayi. Noneho turangije Serayi tutararangiza ngo dukore ikizame cya nyuma, niho twahuye n'uburwayi mu rugo. Uburwayi mu rugo rero bwazanye ingorane zikomeye cyane kuri papa. Papa rero n'umuntu wakunze kuba muri Zaire. Niyo n'umugore wa mbere yamushakiye, uretse ko yapfuye bakiri muri Zaire. Azana mama rero bavuye muri Zaire. Ariko abazi wacu ni mu karere ka Rusizi. Yego. Mu karere ka Rusizi, umurenge wa Nyakabuye. Twitwaga Bukunzi Busozo. Data rero kubera ko yavugaga Busozo avuye muri Zaire n'abana basigaye n'umugore yarapfuye, azanira mama aho iwacu nyine Nyakabuye. Ubwo rero bambyaye, ariko data atangira kugira amagorwa nyine kugeza ubwo ngeze muri iryo shuri. Nabonaga baterekera bararagura, ariko data ari uburyo bwo gushakisha kugira ngo kubera ko yarageze mu barozi bamumereye nabi. Icyo byagenze rero yagiye mu bapfumu bwa nyuma, ngewe nzi mfite ubwenge nyine nkiri mu ishuri, narwaye cyane. Ajya ku mupfumu ahantu bitazanya ruteje hafi y'Uburundi. Niho rero umupfumu yamutumye ati ntacyo nakumara, agenda uzana umugore wawe n'umwana w'umuherezi cyangwa imfura. Kubera ko imfura yari yaraguye muri Zaire, ahita azana umuherezi ari we nge. Tugere ku mupfumu rero dusanga barakomeye. Ibingiye muza mwumva iby'abantu ngo bita mugeyo, mubona ngo abantu bari kwerekwa, ngo bari kumva amajwi, ngo bari guhanura. Ngiye nabibanje kubibona mu bapfumu. Umupfumu twagezeyo ahita abwira data, aramubwira ngo nagutumye kuzazana umwana wamuzanye ate namuzanye, umugore wamuzanye ati mukuru mu muryango nagutumye wamuzanye, nawe yari yamujyanye. Icyo nabonye cya mbere rero yadutumye amafaranga. Yaravuze ati amafaranga nayo nagutumye wa mugabe wayazanye ati nayazanye. Uwo mupfumu mbona azanye inzoga, ashyize mu gacuma kiwe. Mbona hano hashize ingoma, hano hashize intebe, mbona hashize intebe, mbona hafite n'icupa. Arangije aratubwira ati ibintu ngiye gukora ntimwongere kumbaza, ngiye kubazanira abakurambere muze kwivuganira ibyo mushaka. Data ntiyarazi iby'abakurambere, naho buryo umupfumu afite ubushobozi bwo guhamagara abazimu bapfuye bakaza bakavugana na data, kandi ari se na sekuru bapfuye kera. Umupfumu rero twumva aravuze ngo nimuzane amafaranga mwazanye. Data rero afata amafaranga ayafite mu ntoki, umupfumu aramaza duha ku nzoga. Yasomye ku nzoga muri ako gacuma. Umupfumu asoma ku nzoga yari muri ako gacuma, avuburira hasi. Numva aravuze ngo koprotika dudu na telegaramu, Muganda na Mikesha Mushunduzi, Museke mu Gasane, Mutsindi cyago n'icyagane. Dore uyu mugabo yajaje kubashaka amahoro. Nimuyamwemerera kandi mwakira amaturo yiwe. Papa yumvise Muganda na Mikesha na Mushunduzi, papa yumva wa mupfumu avuze Muganda na Mikesha na Mushunduzi kandi ari gisekuru cya papa. Kandi ntaho bari baziraniye nuko yarabikuruye mu byo yaramaze guhamura. Abwira papa ati ngaho zana amafaranga rero yashyire mu mbehe. Yaduhaye imbehe tuyishyira. Imbehe ni isahani ya Kinyarwanda yakorwaga mu giti cyera. Ani iwanjye Kigali niba mubizi simbizi. Afata imbehe ayishyira hasi, aratubwira ngo dushyiremo ya mafaranga.
ngiye shiramo amafaranga na papa na mama na wa mugabo twajyanye. Umupfumu afata yambeye aravanga umuseke mu gasane mwakira amaturo y'abagesera babazaniye. Umupfumu ibizimu bye byaramuhindutse tubona ari kungumuye abagwafe ngo mwazanye amaturo make ngo abakurambere barayanze. Imbeya yisubiza hasi abwira papa ati nimusubize mwandi mafaranga mushyiremo kandi note. Ndibuka zari note zari ziri umugore uhetse umwana badukayitse umwana. Bona papa afashe inote ampahaye na mama nanjye arampaye dushiriramo nimwe muri yambeye. Umupfumu akivuga ngo umuseke mu gasane mutsindi cyago n'icyagane mwakira amaturo. Yambehe yavuye ku kirago yariri irasimbuka isanga papa nk'inyamanza. Igenda isimbuka aho papa yari yicaye kubera ubwoba ariruka yirutse natwe tumwirukangaho. Twarahidutse turenge epfo mu rutoke. Umupfumu yakarutse adutuka cyane ati niko bakigabo papa rita atugeza aho gute. Papa ati naho nabaye muri Zaire nari ntarabona imbehe igenda. Ati ubwo bufindo bwawe mbonye bunyobeye rero sinarihindura. Papa buri kinda avuga atari ndi kukubwira ngo iki hindura uwo mwana hano ndi bavuga Imana ndi bayishaka nta nubwo bazayikorera. Wise umwana wanze Imana hano ndi barabyanze hindura cyangwa umusohore. Papa aravuga ati ko nashakiraga amahoro s'umwana ko kugira ngo umusohore we kandi hindure. Papa rero ko yabaye muri Zaire nuko napuye yahise ngo umwana ngo ntakitwa Zeyimana ngo mwise Dodos ndakitwa Yozefu mwise Mbirizi kubera n'ubwoba bwose ariko n'umupfumu yamuteye ubwoba apfa guhahamuka nyine ati ngiye mwise Mbirizi Dodos. Ubwo imyaka ingahe? Umva nafite muri 13 gutyo ni yego twikomereza. Umupfumu rero kubera ahisamu ibyo bizina bya Dodos Mbirizi ahita bifatira rimwe aravuga mwakire Mbirizi Dodos. Ibizimu biramureka ahita avuga ati mwakire na Nyiranzume Pascasia nyine. Ibizimu biramuretse arangije afata yambehe rero aravuga ngo twese ngo ngaho ni dupfukame duhige ibyo tuzakora. Abwira papa ati dore rero abakurambere ugiye guhiga ko nta yindi ngo muzongera kwamamaza. Uraza wamamaza abakurambere bagiye kugwa amahoro. Uyu mwana we nari afatira icupa mpaye icupa. Nawe ugiye kwemerera abakurambere kuraza bakorera ku manywa na nijoro. Nanyi fata icupa yarampa ariko nijyari ririmo imiti nyine y'amasubyo yamwe barasaga. Abavuga sinzi niba mubizi. Harije mama rero na isekuru aramba ati kubita muri isekuru agasekuru kari n'umuhini wako ati kubitamo umuhini uraba wemera abakurambere kuraza uteka inkono mbere yo kugabura umugabo n'abantu urazubaza nk'abakurambere. Mama nawe akubita umuhini mu isekuru. Wa mugabo twajyanye rero Frodo Wide bamuha umuheto n'umwambi. Umupfumu ati ngaho rasigi kutahari uraburasha Bikira Mariya n'abatagatifu muraza musenga abakurambere. Frodo Wide arasumwambi agira ngo turahava twitahire kandi koko twari tuzi ko nitubivamo tuhita twitahire. Turangije rero tumare kubikora ati ngaho ni mupfukame turapfukama atucuncumuriraho ibizimu byiwe. Yazanye rero inzoka y'ibivuzo atangira kudukubita nyine ibyuhagiro. Ngo museke mu gasana musindi cyago n'icyagane mwakire Dodos Mbirizi mwakire Ndabisara Kimana Didasi mwakire Nyiranzume Pascasia na Frodo Wide singira ngabo bazababera abagaragu. Uwo mwanya kibivuga yahise atubwira ati ngaho abakurambere baravuze ngo ni mubakorera ibirori n'umubyini. Tubyina umudiho n'uyu munsi yo mwibutse y'abari Imana twabyiniye iba yaraduhembye. Twabyinye umudiho atubwira indirimbo turi bubyine twari kubyina ngo amayungu. Amayungu turabyina turananirwa kugeza igihe tunaniwe aradufasha abwira papa ati rero ndabona abakurambere kubanezeza byabananiye. Papa ati none se twari kubwirwa nicyo bari kubwira ko muranejeje bari kubabwira nyine ko babahaye amahoro. Ati ndabona byakunaniye rero nawe ngaho gerageza. Papa ateye indirimbo nayo iratunanira kubera kuruha. Aratera indirimbo biratunanira. Umupfumu nuko yabwiye papa ati reka mubwire wa mugabo ushobora kuba baje mu bintu utazi. Uranyemerera ko uzamba ihene ubundi ngunge n'abakurambere. Papa kubera kunanirwa no mu rugo aramwemerera. Ariko umupfumu arerekwa nibyo nakubwiye ngo bya bindi muzamwerekwa mwabarokore n'abapfumu barerekwa. Umupfumu yafashe icupa rye warirebamo gutya aramba ati ndabona ufite imikumbi y'ihene urambiriye hene y'umusheru cyangwa irayigihuga. Arazibona. Papa ahita avuga ati iyo ushaka ndagwiyongeyo y'igihuga. Ahita amubwira ati ngaho ujya ku murongo rero. Papa ajya imbere nanjye ndamukurikira na mama na wa mugabo twajyanye.
umugabo aravuga ngo mugiye kubyina mutaruhuka. Tubyina tutaruhuka, turabyina atera indirimbo ngo ndavuga inkongoro muririmba, ndavuga inkongoro baririmba, turabyina kubera ko yakoreshaga n'ibizimu. rero natwe nyirumva uko yabyinagiraga niko twabyinagiraga, ngo turabyina turananirwa, wakitura asanga tuhaguruka tugahaguruka, kugeza igihe ibizimu bye byemere tugiye kumva ariko ngumuye ngo umudiho wanyu turawemeye. naho ni ibizimu byemeye umudiho, ahita atubwira ati mwicare mu inzoga. twaricaye, inzoga yaradusukiye mu gacuma, twe twari turi gutekereza ngo yaba yaraturetse ngo dutaye. aratubwira ati ndaga barabasezerera. igihe cyo kudusezerera rero niho twakuye umwaka. yahise afata urwembe aratubasaga ye, kurasaga baza mutabizi abantu bavutse iki gihe, ni ukugutema agashyiramo umuti. aratubasaga adasaga, aho yandasaze nduze kuhambaza gusa byarandiye. n'undi namutukambira na papa ati muntu wazanyanga. papa kamwe ati ceceka mwana wanjye, n'uyu mugabo wari wandangiye ngo angane ku mufumu sinazi ko ari biba bigenza. araturasaga barangije rero nuko yadushyize ku gipimo cy'abazimu biwe dupfukamye. aratongera ntibagapfa igiti ntibagapfa ibuye, bazagira amahirwe ntagire uzabica. atugize ngo atushyizeho umuturirwa. akirangiza aravuze ngo umve wa mugabo, abakurambere bavuze ko uyu mwana ari busigare, mwebwe murataha, ngo mugende mushake ihene y'ibara rimwe n'inkoko y'ibara rimwe, muzarizane. iyo hene nimumara kuyibaga, nitumara kuyibaga tukayaba abakurambere, niho bazaba bahaye urukingo rw'uko umwana azasubira iwanyu mu rugo mu muryango. ariko mutarayibona ntabwo bishoboka. naho nakuriye umwaka. papa rero yatashye wenyine n'aba bagabo, njye sigara ndi ingwate yo kugira ngo bajye gushaka ihene y'ibara rimwe n'inkoko y'ibara rimwe. yarabibonye, araza aramubwira ati nabibonye, aramubwira ati nukuzaza kubibagira mu rugo. aho rero mu magambo make yaje gutegura umunsi adusanga mu rugo. ahita aranga, urumva njye nabaga ku mupfumu, ariko uko nabayaho nabaye ngaruzwa muheto y'uwo mupfumu. birya nemeye nakoraga ku manywa na nijoro. gute rero we twamaze nk'icyumweru turaho, ahita ambwira ati ngwino nkwereke ibyatsi dukoresha. yanyirirwanaga mu murima ambwira ngo ningutuma icyatsi cyitwa ngo icyo uzazana iki gihe, ngutuma umukuzanya n'uzazana n'inguyu, ningutuma ariko si ngombwa ko bivuga atazagira ujya kumushaka ngo nawe arashaka kuvura. akabwira ati ningutuma icyatsi uzasoroma iki giki. arabinyereka. twajyaga mu ruzi rwa Ruhwa hariya ruriya rugabanya u Rwanda n'u Burundi, tukajya muri Kabingo, tukajya muri Mwoya. ni inzuzi zabaga zifite ibyatsi no mu gihe no mu zuba. akambwira ati ningutuma icyatsi cyitwa ngo uzasoroma iki giki. ibyatsi arabinyigisha. ndangije rero narabisoromaga nkabizana nkabitwika, nuko tugafatikanya kugira gute kuvura. imyaka 4 nihuse, imyaka 4 nayirangije ariyo ndi. imyaka 4 nayirangije ariyo ndi. ihene n'inkoko bitaraboneka. ihene n'inkoko twari twarabibonye imyaka 4 twarabibonye. twabibonye n'ukwezi kutarashira, kubera ko papa yashaka kugira ngo ndahage. noneho ukwezi kushize niho twagiye tujya iwacu nyine ahantu bita Nyakabuye za Nyamubende. ubwo yombi vuba bucya n'abandi bazabarahazi. rero ni wacu barahazi n'ibyahabaye byo nibyo n'ibimenyetso by'uko Imana dutabaye. mu magambo make rero data azanye ihene n'inkoko by'ibara rimwe, umupfumu twaragurukanye tujya mu rugo. tuhageze umupfumu aravuga ati genda uzane abo mutagira icyo mupfa bo mu miryango yanyu abagezeho. turagenda turatumira y'abantu tutagira icyo dupfa. saa 3 rero bari bamaze kuhagera. umupfumu arahagarika ati abantu batarahagera ntibinjire. ari turakinga. niho twatanze ihene n'inkoko by'ibara rimwe, ibyo bita ku bantu. abantu b'igihe bashobora kuba mutabizi. umupfumu yubaka indaro hirya mu gikari, babaga ya hene, bayica umutwe, amaraso ya mbere ayashyira mu gice cy'ihembe ry'inka yari yazanye. babaga n'inkoko, bayica umutwe, amaraso ya mbere bayashyira mu gice cy'ihembe yari yazanye. noneho umupfumu aravuga rero ngo nimuzane n'uwo mwana. n'abazimu nabo abazimu barangenera. bamaze gufata amaraso y'ihene n'ay'inkoko yayashyize mu gice cy'ihembe yateretse uruhande rwe, ahita abwira papa ngo zana n'uwo mwana. naho abazimu baramubwiye ngo uwo mwana nawe bamuce mwino, niko babwiye umupfumu, bace mwino amaraso ye n'iryo no barivange n'amaraso y'ihene n'inkoko, umupfumu abibice ariho abakurambere. babwira papa ati muzanira wa mwana. njye mba ndaje, sinari nzi icyo umupfumu agiye gukora. nawe yitwaje sikateri zimwe zakataga amakawa kera.
namaze kugera harambe atambura nambaye urukweto rw'ipantufure atambura bitanambura ntabwo nari nzi ibyo ari byo nambura urukweto rwa pantufure ahita afata skateri angatamwe no kuko abazimu bamubwiye dore ngiri baraciye Yesu we dore ngiri aha niho niyungiye n'abazimu urumva aha naha abazimu rero bamfatiye bahita bancamo ino umupfuma acamo ino ararikata ariko yahise ashyiramo skateri numva arabagije ngo pa numva ndababaye cyane mpita mpamagara papa nabwo ati papa we ahubwo ati karame ati dore wa mugabo aranteme ntabwo twari tuzi ko uwo bugome buza kumbaho papa rero kubera ubwoba ibiraso byarirashe wa mugabo atanguranwa no kuyafata atarameneka atangura no gufata cya gice cy'inaho gisimbukiye uwo umupfumu we ntacyo bimubwiye papa aragira agahinda ati niko ngabo burya ni iki cyakuzanye unyisha umwana nge rero mbyumvira mu mutwe ntangira kumva mfite agahinda ko papa andemesheje atumye bandema umupfumu ahita abwira papa ati ceceka uyu mwana wamuhaye abakurambere ntabwo akiri uwawe kandi niba ushaka gutera amahane uvuge bamwica ndavanga munamutabye ntacyo abo papa yari yatumiye rero b'imiryango nibo bamubwiye ati wa mugabo ubundi wamenyereye kuba muri Zaire ibya hano ntubimenyereye rekeraho rero ibyo umupfumu akoze kuba twaramwihaye mwihorere murekera aho ngaho umupfumu yaje azana ibyo bita umuturuturu nyine mu mituruturu ya kera arampoma arafunga n'ubuzindi no ikigali sizimo amubuza ubuzindi ni ibintu bituruka mu mwumba w'isi arahoma arangije zikarangije banywa amayoga bajya za nyama barotsa bucya mu gitondo ngo ibizimi bimubuza kunsiga iwacu babwire umuryango na papa ati mve wa mugabo uyu mwana numusigarana agapfa ntuze kumva amagara abakurambe baravuze ngo mumuheke mumuzane ubwo bwake mu gitondo kukuguru kwabyibye bampeka n'ingobyi zijya za kinyarwanda baranjyana ku mupfumu naho rero nakubwiye namaze imyaka 4 noneho twaragumanye igisebe kirakira turagumana tugateka tukarya tukavura abantu bakazana abavyeri n'amayoga ubwenge buracura makongera gutekereza iwacu sinende kubi ahubwo numvaga nishimiye aho ngaho imyaka inishira rero ingorane ibyo bita karande yo nigishije ijambo bita karande yaho wavutse karande yaho washatse karande yaho wakuye imiti wagiye mu bapfumu ni karande z'uburyo butatu yo nigishije ikigisho cyaho ndabisobanura tuzabitegura umupfumu rero ya myaka 4 nayirangije bijya yahambye mu bikigi by'iwacu birimo ino ryanjye birimo amaraso yene nayi koko ya miti yashyizeyo none yahise ikoroga imiryango yacu yose muri iyo myaka 4 habonetse gushakisha papa ko nabi ku mpamvu z'iki mu miryango y'abagesera mu miryango yacu ya bugufi twashingiraga umukobwa tugapfusha n'umuhungu twashingiraga mu bantu n'abakurambere bakatwara umuntu niba twashingiye umuhungu hagapfa umukobwa kwa runaka ibintu barabigenzura ati niko gupfa umuntu dushingira n'udatiri bishoboka mugenzura ibi nibiki aba bantu baje gufasha papa mu miterekero nibo bimenye inda rero kubera ko nabo hari n'abana babo bari bapfuye muri iyo misi ati ndibishoboka ati ibintu twakoze kwa Didasi nivyo bizanye ayo makuba tutaraterekera tutarabamba Didasi afite ibintu mu bikingi by'amarembo afite iby'umupfumu yahambyemo tutarabikora ntabwo aka kabarore kari karaba bafashe Didasi ariwe papa rero bamushyize mu nama y'umuryango tubwira ibintu umupfumu yakoze anga ati runaka ndi yarahari na runaka ndi yarahari na runaka yarahari ariko twashakaga amano ntabwo twari tuzi ko ari byo bizadukoraho giye gushaka umupfumu rero mu bikoro mwashyize papa ati ni mumperekeze nuko ro baherekeje papa bajya ku mupfumu aho ngaho basanga ndahari ariko papa arangurura ati ngo no mubwire ndazi ati wamenye ibyabaye ati umuryango urambagurukanye kwa runaka hapfuye umwana ati none rero bari baje ngo uyu mugabo aze kumfasha gukora bya bintu yahandi mu rugo none se bimeze gute wowe ntajya ati nge nta kibazo ndarya nkanama nta kibazo atereka muhamagare bahamagaye umupfumu aba yabimenye kare bibazanye ati muzabona iki ko mbona mwanteye umugabo nyine wari urimo ahita amubwira ati ibintu wakoranye n'uyu musaza bimaze abana bacu ndagira ngo uze gukura aho washyize cyangwa se mwese namwe tugire gute duhore hewe umupfumu arabaseka cyane kuko yari afite ibishitani bye arabye ati mbo murashaka iki ati murashaka ko dusasa amasezerano ati yego uyu mugabo sinigeze ngirana amasezerano nabo naze mwereke aho bagiranye amasezerano ini inzu yabaga hirya nyine yakoraga mwiyo myuka mibi yiwe papa yibutse ukuntu twagezemo turabyina abonye ukuntu imbehe yagendaga yirukanga n'ingoma itwirukaho niyo babwiye abagabo bajanye ati niba mugiye muri ranzu ngiye simbakurikira ni mugeyo umugabo arabatifata inzira tugende twinjira muri yanzu nawe
ntandi njye nari mbamenyereye wari heza njyewe nari umukozi numvaga ari heza wabagabo rero baherekeje papa nibo binjiyemo ariko n'agasuzuguro kose n'uburakari bageremo umupfumu arabihorera ajya kuri ya ntebe yiwe azayicara abandi kwa cya gisanduku ahita ahamagara abazimu biwe arahamagara ngo koporotika dudu na telegaramu ati dore abagesera banteye akivuga ngo abagesera banteye arabaza ngo maje kureba iki umugabo umwe wari warekeje papa aravuga ati muri abarozi twari tuje kubabwira ngo umukoro mwashyize uyu mugabo ibyo mwamuhaye bitumariye abantu akivuga gutyo umupfumu ahita akora ku isanduku yiwe yari aho hafi havamo inzoka irakata iki ibahinguka imbere ishinze umutwe gutya basohokeye rimwe birukanga babwira papa ati burya waje ku kirozi wa mugabo bariruka bose umupfumu ahita ababwira ati basha ahubwo nimugende amasezerano yanyu nimuhumure iminsi 3 nishira muzasesezwa amasezerano mwari mwagiranye n'abakurambere umupfumu ariko babwira bagenda bazi ko umupfumu agiye kubahanagurira ibyo bintu by'amasezerano naho bizanye urundi rupfu rutugoragware bahavuye ari kwa gatanu kwa gatandatu ku cyumweru byica data avuye mu misa ya mbere atarwaye nuko byasesha amasezerano byica data atarwaye avuye mu misa ya mbere aryamye kuko yararyamaga yaruhuka akaza kwishyura abakozi bakoze buri cyumweru abakozi baza bagudukoreraga yavaga mu misa ya mbere akaryama yaruhuka abakozi bakabahageze nuko abahaye kubira yabaye kubishyira abahaye kubigori akabaha n'amafaranga yabo bakoreye none bategereje papa kabyuka biranga batuma mukecuru wanjye agiye mu nzu asanga papa yuzuye igitanda byamwishe igitumbi byibuha kirenga igitanda papa ati mama ati mwavuga iki se ko wa musaza yapfuye mu magambo make nihuse baje gushyingura biratunanira ati gute rero baraje nge naraje ndamanuka baravuga ngo siko yapfuye umupfumu aramperekeza turamanuka dusanga igitumbi bakiraranye tuhageze mbona abantu baharaye n'abahazindukiye bari kunywa amayoga baraye bacanye igitanga bari kotsa ibitoki ngewe nkirenga mu bikingi by'amarembo hajya bahambyino ryanjye nahise impano z'abazimu mbita nereko mbona abagabo bambigutse imbere barambwira ngo ngwino tukwerekezwa naho n'ibizimu byapfuye imyuka y'abandi bantu bazima sinongeye kuyitekereza ninjirana na bya bigabo byapfuye bimbwiye ngo ngwino tukwerekezwa mba mbitiye mu nzu mukecuru usanga mwana wanjye ngiye byari mbwira simbyumve no ku gitanda bakuraho nyine ikirago n'ikiringiti mbona igitumbi cya papa ngiye numva ibizimu birambwiye ngo byina huko bitera indirimbo numva ngo nitujya kubica tuzahera kuri kamwe ndabyina nsohoka ndina abantu bose bari baje gushyingura banaharaye baravuga ati si kino cyana cyasaze cyane ariko ngewe nabonaga abo turi kubyinana nayo mpamvu buriya ngewe iyo muvuga ngo murahanura cyangwa murerekwa mwumva amajwi niyo mpamvu mvuga ngo ufite ikimenyetso cy'uko ari ibituruka ku Mana ufite ikimenyetso naho kumbwira ngo umvisha amajwi gusa ngo urerekwa burananwa nge nabanje mu ibyo ibizimu ngo nitujya kubica tuzahera kuri kamwe ibizimu birabimbwira nge ntangira kubyina abantu batinda gusohora umurambo bategereje ko nza kubaho uburenganzira nk'umuherezi wa muzehe babonye byanzi bamuhambye nimugoroba ati uyu muntu nawe turamuhamba nkazi bahita bajya guhamba umupfumu yaharaye rimwe bucya bamureba bageza gucyana gute bakabura icyo bamukora kubera ko nawe yaragize gute yarafite ibimuhagarariye bucya mu gitondo bizimu bimutegeka kunsika birambwira ngo usigara aho ngaho turaza tuzaza kukureba nasigaye aho sigarana n'ibizimu ko yakabihambyaho nabaga bicaye gutya nge nkumva amajwi barimo tuzakubaga nanjye nkabivuga abantu bamuvuze ngo iki niko muhungu nibiki biri kukuvugira mu bwicecekero icyumweru cyashize baza kujya gukurikira iyo nuko basiga abantu ngo bazamenya mukecuru ibyo ndibyandebaga impanuro nazanduriye he izo mwavugaga zose nazanduriye aho nuvuga ngo byatangiye kuntegekanye natangiye korora amagurube nge ndi guhabwa gahunda n'abakurambere nororaga ingurube nkazitungisha imyumbati y'abantu gukura imyumbati y'abandi mu murima waba uri nyiri umurima waba urimo nge nkumva barambye ngo randura imyumbati twishyirira ingurube nkarandura ukambye ati ntugire ngo naswo nuko yapfuye nge nakutema neza akibwira ngo ninge turi kuvugana naho yatewe yarazaga bikamba ati mwasi namukubita gurushye akagira ngo ni inkubi mwashije ari ibigori ngahereza ingurube
mukecuru yari yarahoze mu manza zo kwishyura ibintu by'abandi. Igihe kigeze nihuse rero niho byampaye isezerano, numva birambwiye ngo tugiye kuzakukiza, tugiye kuzakwicazanya n'abakomeye, tugiye kuzakumenyekanisha, kandi uhereye umunsi jya mu kiliziya. Ntangira kumva misa kandi ifite abazimu. Najyaga mu kiliziya batangira kuvuga ngo nimuhorane Imana, njye nkumva biravuze ngo vuza induru. Nayo batiyego nakomera bagati ya ujya kwicaranye n'iki abantu bafashwe bose byavugishwe n'abazimu, kwicaranye n'igihumere batangiye kicara n'icyo kwa abantu bamwe bakabimenya ati ni wo kwa Didasi wandi wishwe n'ibizimu yari yaracishije. Nkajya kugera mu rugo sanga mukecuru yabimenye, akamuza kujya mu misa ariko ntibishoboke kuko nagendaga ku itegeko. Nyuma yaho ro byaje kumbwira ati tuzagukiza, nta nuzagufunga, uzukora ibyo ushaka. Umunsi umwe rubindi ikimenyetso cy'uko ntawe uzamfunga, birambwira ngo nujye kuri uya mugabo ufata urugi uruce urukuru na rutahana. N'umugabo witwa Tegekimana Deo, nzamuvuga kuri cano kuko barayibona. Njyayo rero ndababwira ati rero nimusohoke musuze mupfukamye. Barambwira turakatsindwa na Bikira Mariya. Bita bibwira ati baradututse. Se fata urugi. Nagiye ku irembo ndakubita rwa urugi rw'imbaho. Rwiza rw'inzu nziza, inzu z'amabuye z'amabuye. Ndaruca nducibira ati wiyusiga rutaha. Ndarutahana. Ngere mu rugo birambwira ngo ni ikimenyetso kikwereka ko n'abategetsi ntawe uzagufunga. Abaserere baraje basaba umukecuru asaba imbabazi, birambwira ati ndurutanye, nanga kurutanga. Mukecuru ati ndaruteresha na nyiri inzu atanga imbabazi, birambwira ati ndurutanye. Nyiriza ati ako nagasuzugura nyimye urugi rwanjye ndamujyana. Bajya kwa konse yagero niwe wagiye gutumiza polisi mu gitondo, iza kumfata, abapolisi baza kumfata. Bageze ku irembo numva birambwiye ngo humure tubajyana nawe ibizimu. Polisi arambwira ati wacu urugi. Nangira ati windere umwako. Mvuze ngo windere arambwira ati none nge ndakwereka ndugire. Bagiraga indembo kera zo bita matrake. Agira ngo bakore kwingu bitereka ndabira munanira, arambwira ati jimbere. Ibizimu birambwira ngo jimbere mugende. Jimbere yo nagendaga rero sinagendaga nk'abantu. Byari bifite ingendo binjana. Nagendaga gutya nsimbagurika ngakujya yambehe umuntu haza ari nsimbagurika ngakujya yambehe nsimbagurika zagapa. Niko byari byarambaye ingendo nyine yo gusimbuka. Ngasimbuka umupolisi ati niko cyangwa kugenda gute ngo wavunitse. Nagati icyangombwa so kugenda se. Yangejeje kwa EPJ wa mundumye nsimbuka njya mu nzu mu biro bye. Atunga na wa mupolisi nagutumye mu ndu muramukubita. Ati ntabwo namukozeho, turi n'abaturage tuzanye nabo. Arambwira ati niko niwo bacirugi. Nange ati windere umwako. Ngiye pije ngo windere umwako, ati amurakaza cyane. Arambwira ko ntugire ngo ngende urugi, urumva? Afata matrake agiye kuyingubita, ibizimu bimuhagarika neza, ukuboko kuguma kurya. Abantu bari bibwiye ngo nimbu wangiriye. Ariko kuyimanura ngo ayingubite mu mutwe nk'uko bari babimenyere biramunanira. Ariko turashaka iki, nange ati mbindebe nicaye mu ntebe. Afata imashini zijya za kera zabo zo kudodadonda, atangira kwandika ikirego. Yambazaga ikibazo, ngiye nkumva ibizimu birambwiye ngo vuga gutya. Yambajije ikibazo cya mbere witwa nde? Nitwa Birizi Dodosi. Abaturage ati ntiwumva? Yitwa Nzeyimana Yozefu. Babajije ngo nimubaze na mukecuru mama twazanye, kuko mukecuru ntiyagomba kurihindura kandi bararihinduriye ku bazimu. Aravuga ati nindi mu mutima wenda niko yatekereje. Ahita abaterega nyiryo ababwiye niryo. Kandi atubwiye Birizi Dodosi. Ati niryo abaturage bahinduka mama. Ati yewe wa mukecuru nawe yasaze ng'umwana we. Peza ati ngo cyaba cya Dodosi ntacyo bitwaye. Ahita yandika cya Dodosi nyine ngo Birizi Dodosi. Ahita yandika rero ikirego cy'urugi. Urugi wacu kumwe nandi ibizimu birambira ngo vuga ko ari nyirizo waruciye. Ni nyirizo waruciye. Kandi ndi akabona meze gutya nta bindi ndeye. Akumva yambajije cyaka unaboneka bagameza ko waci urugi rwade ukarutahana. Bazana icyo narucishije. Numva mbajije cya gatatu unaboneka ibimenyetso. Ndamubwira ngo bazane narahaye sinahavuye. Ahita afata icyemezo abwira umuserere turi kumati ibintu muri ku rego umuntu nivyo. Ati nivyo, ati dore na nyina nabo baturage ahubwo yiba n'imyumbati yabada gashiriguru. Ibizimu biranga ati kubita uwo muserere rushyi. Mbita mbaguruka rero mbwira EPJ ati nguyu se abari kududubiza iki ndabasa. Namukubise urushyi umusere ati EPJ no se ntureba.
perezida ati no sasi nababwiye ko maza ni musazi njye hano murarisha abantu bazima sinza mbabusho kuri iki gisazanga ahita afata ishati afata na wa muserire twese aradusohora ku ngufu aravuga ngo guhunja no guhumura mbone murenza nahise nirukwanga nigendera ku irembo kure y'idarapo mbita ntegereje baturage bari kumwe na papa na mama na baba serire bari baje bahurikeje nyine wa mugabo nyirizu dore ko yari umugabo ukomeye ufite n'amagazini bari bamuherekeje cyane nanjye rero mbona babase nabati mbo sawa ngaho mutebu cyane bakubite zibe zihora barabaturakatsinwa na rurema bamanutse kuri banke biruka n'abaturage bo barabakurikira nanjye nizamukira mu nzira marikaje nkabona aracenza arafrenya umupira arubitse gakata nanjye naba ndi gutinda nkumva wa mugabo twazanye nkumva arankubise ntabwo tukuri kudakina nanjye tubisoka ngahita frenya umupira nanjye ngakata umupira uko nabonye wa mugabo akata ndara ncega ijoro ryose ndubika mu izamu ncega nubika mu izamu banyirukanye nko mu masaa 10 bujya mu rukere waharaye mu kibuga twarayo mu masaa 9 no bambwe ngo mutaje tuzatangira kubigisha ku cyumweru ubu tubigishije ubu ngo ku cyumweru muzatangira gukina tubahemba ndataha ku cyumweru rero haje ngo ikipe ya Nyamarongo iyo mbivugira hano nyine Nyamarongo twakinye bamwe bari hano i Kigali ikipe ya Nyamarongo n'ikipe ya Nyamubembe ari naho nari intuye baba bafite amarushanwa y'amasegiteri ariko komini iri gutanga igodio n'imipira byari sopuma icyo gironza mu kibuga nakinye umupira kuwa gatanu nijoro mu ijoro none ngeza ku kibuga ari ku cyumweru mbasanga imodoka mbasanga ba burugumestre bahabi ya Beatrice Fori nibo bari burugumestre Nyakabuye mbasanga abakinyi bose banda ibi makarito arimo godio n'imipira mbageze rero bizimu yamwa kugenda usaba umwanya ndazanja muri ya kipe nakiniye ku cyumweru nandagaje kuwa gatanu urumva naje kuwa gatanu mu kipe y'abazima ngora Treno yego barambata umupira wabigiye nanjye nsanzwe nyuzi ariko abitwa bagendo na badamiyani baravuga ati umuhungu se ndimuzi ko yabaga za busozo baza yari wigiye mu za Burundi wabo nafashe fata umupira nkamucenga nagera imbere y'umuzamu nkamukubita ishoti bitaga Virgile akanda tari kusi bakagahungu magafasha ati reka katunaniye ku cyumweru nje kubasaba umwanya barabati nudukinira nko kuwa gatanu nyaba ihangana udukinira nko kuwa gatanu njyamo njyemo bamba godio ndambara ba mayo barampa ndambara uniform nyine yasaga nizaho mare kwambara rero ibizimu biranga ngendo ubwire burugumestre ko tutsinda ibitego bitatu uwo Tracy Ford ndazamukaho bari nk'abanyacyubahiro namwe ati burugumestre rero wishime cyane ariko iyi kipe warekeje Nyamarongo iratsinda ibitego bitatu iyi kipe ngiye gukinira Nyamwembe turabatsinda umva bari bazamutse baje Nyamwembe ya akurikije ukundi kipe yiwe yizeye yaramba tuyise nuwahe abandi bamwe ati ntabwo tumuzi twabonye akora entraînement ariko avuka ku musaza wapfuye hano hepfo witwa Didas Didas nyine bamuzi ku mateka uwo papa witwa Didas bamuzi ku mateka kuko yabaye muri babatware bo mu mirenge bambere yavuye muri Zaire bamuha akazi ko kuza semura indimi niwe wareraga abana bigutwara kakira n'abashyitsi ati ni wa mugabo wabaga kwa Kabungo hariya yimutwari yabaga kaburi yitwa Kabungo yumvise gutya te azi umupira atarabuze bashyize mu kibuga rero ibizimu byanjye nafata umupira ngafata umupira ucenge ngahita ngo manuka uko akunde abafana bagenda bavuga mu nyuma y'ikibuga nge nabaga afite uri kunyobora nafata umupira ndakata ndacenga ndamanuka ndacenga ninjira mbere y'umuzamu ndacenga ngubita igitego kimwe bose barahogera ngubita icya kabiri bose barahogera icya gatatu cyagitsinze muri mite ya kabiri mite ya mbere ashize ari bitego bibiri nsinzi cyaho byanjye nta munandi ngagucenga ngawuhereza inguba umwaka ngajya kuwufata ba umwaka ngajya kuwaki ba umwaka ngajya kuwureba umupira ugiye kurangira hasigaje nk'iminota 7 kizimu cyangwa tifata umupira tugiye gufata icyubahiro areka tumwe katababiri mfata wa gatatu ndinjira mu izamu neza ndakata ndazunguruka bafati kubitari nyukubitisha gatsinzino igitego cya gatatu barahogera umupira urangiye birangira ngo dushyikirane n'abantu njya kwigunga kwanjye nyine bakaza bakambobera bakambura ati umwana wacu bakabona ntacyo nitayeho ubwo rero burugumestre naho yasize atazi itegeko rivuga ngo umukinnyi yose batangiye kugira inyuma y'ishyamba aho twitaga za Runyanzovu
bavuga ati mukamusige nuko nahise nsimbukira mu ikipe yakomeye uvuga ngo za Karengera hose ziriya za Kamembe za Bugarama za Kimbogo imodoka batarabona nta modoka yahaguruka mba rero umukinyi ariko nyinishijwe n'abadayimoni urambira ngo ikirero naje kugera igihe bambwira ngo nubura uzabuduhemukiye ariko ngiye bitewe nuko nakoreshwaga nanga kubabwira ibanga ryanjye ninjiraga mu kibuga nanyoye icupa rimwe ry'inzoga niba inzoga zitabishatse inzoga nkanywa byeri icupa rya byeri sindirenze ryaguraga 80 icyo gihe icupa ry'icumi ry'inzoga igihe kigeza rero mu magambo make ndabona gahunda ziri kugira urambaza ngo wihanye gute naje kuba umusore yego mbese numva nta n'iby'abaparekote nta n'iby'abagore nta n'iby'abagabo numva ngeneye icyubahiro gusa ahubwo ingorane zaje kuba nyuma yaho binkundisha ibintu by'abakobwa umunsi umwe rero birambira ngo zana umukobwa umudamu turi kumwe reka mvuge aho ngaho ibindi tuzabishongora nyuma umukobwa turi kumwe ntabwo nigeze mubwira ngo uraho amakuru ndagushaka no byabwiye ngo mufate umujyane mu rugo namba ati we shawe mama ngumye umugore ngwino tugenda agira ngo nugukina naho nibizimu bimwatatse namba ati ngukubite cyangwa tugende agira ubwoba yarazi ko nagera mu rugo asaba mama imbabazi akisubirirayo ngere mu rugo mbwira mama ati nzanye umugore nagucika ntuzongere kumbaza abagore mama rero yaramuhendayenza ati wambabari ukagumanga we yamunga atakwangiriza twagumye aho n'uwo mugeni navuga nk'umugeni ariko nawe ahita amenya ko nkoreshwa n'abadayimoni yo nazaga n'uyu munsi yo nigishije icyigisho cyo kuganduka njye sinirirwa mvuga ibyo mu Isiraheli njye mvuga uwo mugore wanjye yagandukiye abazimu yimukire kumwe n'ubwo niyo turi kumwe narazaga byambuza kuvugana nawe are kimana nawe agaceceka kandi ntajye kuryama ntararyama akava amazi ngakaraba abaga amasana amabasani yarataraboneka byari bibese nikera ngakaraba narangiza kakarabya amaguru ngo tujye kuryama narangiza numva birambe ngo niwe yaduze ubone kuryama urumva ndazi ya sima twari dufite ngahita ngira amaguru hasi yose nganduza ngahita zimbukira ku gitanda akavuga atari ko nawe urambe mu kintu rwose biri kumushaka w'umuyenzo ngo narakarata umukobiti kandi ngo urambe mu kintu bakabona ntacyo bimbwiye kurya ndarya bishatse nziduke nanigendera guhinga kandi niba nagiye guhinga ndahinga kugeza igihe bimbira ngo taha ndahinga were saa 9 ndimo ndahinga mukecuru akaza kunganiza mwana wanjye watashye rwose n'ubundi byose yasize ko tuzapfa tubimaze reka ndangahinga kugeza igihe bimbwiye ngo arabisuka dutahe saa 12 saa 12 n'igice saa moya bakabona ndatashye n'umudamu yawe yatoye inkwi yarandika nditahira ubwo ro iwabo yatangiye kuzabibwira iwabo bakamubwira ati uzumugendaho boro urabona atari muzimu ibabazimu rero baje kumbwira ngo turamwica umugore turamwica uyu mugore wanjye yari afite inda y'amezi 7 biranga ngo turamwica saa 3 nanjye ndamubwira ati ndababwira ati nta kibazo mu mwice ariko ndaza diracika ndaza ndamubwira ndamubwira ati mugeni ati abakurambere baravuze ngo barakwica saa 3 barambwira ati wambabare kwasabira imbabazi gose cyangwa ukoreka nkigendera iwacu nyine niba bashaka kunyica nange ati barakurahira inyarubuga niko bavuze riranancika njya kubibwira mama mukecuru amwe ati mukecuru witegura abakurambere bambwira ngo twitegure saa 3 umugeni baramwica mukecuru arambwira ati umwana wandi azize iki koko none se ubora mwica tutanabivuze arambwira ati ngwino tujye kwinginga abakurambere naswo turebe ko wenda bamubabarira nuko twagiye duhamura icyo bita karade tuyinjiza mu muryango bien nezi turayitsindagira araza afata amasaka afata kumwero w'ubutaka kwa afata n'ihene dufata n'amafaranga ndetse turazamuka dufata n'imyenda nuko tujya kuri ya ndaro ya papa turacana umuriro tumena amasaka mu ziko turaterekera twari tubizi museke mu gasane mutsindi cyago n'icyagane nyabona muganda mikesha mushunduzi nawe didasi ugiye ejo bundi nyabona dore umwero tuzanye ubutaka dore ku mafaranga mwadusigiye dore ku mahene mwazanye ariko umugeni wo kugira ngo mumwice mumurecyare ahubwo nabyara umwana tuzamubashingira ari umukobwa nabyara umuhungu tuzamubaha abakorere ariko mureke mugeni abeho turatongera turangije twumva biravuze ngo tuzamwica ikindi gihe amajwi murayumva turayumva ibyo byaravugisha no mu nzira kandi n'ubu twabaga twicaye mu kiliziya bikambira ikibazo cyo mu kiliziya nuko byabibwiraga byambira ngo nisakuze gasakuze nyine abantu bakambira nabi akambati cyo cyana nacyo iki cyaje kwicara hanga kibihumbi kizajya iwawe kizongera kugaruka
noneho njye baramvugishaga bambwiye ngo tuza mu iki kindi gihe ariko turica abana. Sinari nzi ko twita abana babiri byabwiye abana, noneho njye sinahita menya ko ari abana b'umugore, bitagira ngo turabica abana, bitanumva ko bijya mu miryango mu miryango yacu biza kwica abana. None umbwira mama ati yewe ngo bigiye kwica abana, namba ati ntacyo bitwaye, uvuga ati ntacyo bitwaye, nibura byica kwa rubanda. Twageze saa 3 igeze birambwa ati byina, ndatangira ndabyina. Ubwo umudamu umugeni kubera ko twabimubwiye mu gitondo ubwoba bwamwishe ntacyo yakoze, nta nubwo yanariye, aratwita inda igera hariya. Birambwa ati byina, ya ndirimbo byari byarangije ngo nitujya kubica tuzarera kuri kamwe kamwe, kuri kamwe kamwe. Ndenga gatatu ngiye kumva numva umugore yongera avuga ngo Bikira Mariya mwandabaye, biramusamuye kubita hasi, ahita bimubyaza abana babiri b'abakobwa. Ngiye kubona birayoberanye, nirukanga njya gushaka mukecuru ati ngwino urebe, njye numva ntacyo bimbwiye nishimye. Ati ngwino urebe, mugeni biramurahiye Nyarubuga. Mukecuru araza asanga yakada ubwana buri gufuragurika ngo n'ubundi ndiba yarabukura kunduze, nuko mukecuru abari uvuza indura aruza abantu, nge ntacyo bide bati byina se nyine, nanjye guma nibyiniraho. Abantu baje gutabara mukecuru barafateye mukecuru, n'iki cyana cyarapfuye rwose, ufite umuhungu ufite iki, ariko nge numva nta bwenge bumbesha ngo turahombye. Umwana roye uko byavuze nyine byanishe kamwe kapfuye umunsi kandi turakagumana kamaze iminsi nako karapfa. Wa mugore bimwonka amaraso rero wanje bigiye kumwica rero uko byakavugaga, Imana iratabara. Niho nzavuga ngo hejuru imbaraga za Satani hariho imbaraga z'Imana. Imana iratabara, iragenda, niba ari amasengesho ya nyina, niba ari ayase ntubimbaze, niba ari imiryango, Imana iragenda ikorera mu bapantekote, iragenda ibasanga iyo basengeraga ahantu hatari muri segiteri yacu mu mashesha, muza mubaza amashesha yuzanga kabuye. Yaba bari gusengera bakura ngo nimuzamuke mugende mujye kwa Zeyimana Yosefu, uwo shitani yise mibirizi dodosi, afite amashitani arabazengereje kandi ndabana namwe. Bazamuka bafite ibaga ry'Imana, barazamuka nanjye nibereye aho mu rugo, abana barapfuye, umugore nawe ari hafi yo gupfa, umukecuru ngo nta atari kujya mu bapfumu no kwa manya nawe kwa nyina w'umudamu, naho ubwo bari gushakisha imiti baraburaniwe. Ubwo bavanye mu bitaro by'imibirizi, baravuye ku mudamu witwaga ngo Mukangangura, yabohereje mu rugo. Kubera iki rero bamwaga imiti, ariko icyo yashoboraga yari inzoga. Bazanaga igicuma cy'inzoga yakubita ku munwa gutyo akaba arakimaze. Ati ibi ni ibihumbi, ubuse iyi nzoga arayimaze. Nuko bamwirukanye mu bitaro ati bamujyane mu Kinyarwanda. Ubwo rero turaho rero niho ngewe nabonye imbaraga z'Imana, nzavuga nizo nabonye sizo nigisha muri Bibiliya mu Bisirayeli. Ngewe ndaho numva ibizimu birangiye ngo dore abantu baza badutuka baraje, nge nakangukiye hejuru, ngiye kubona mbona n'abagabo babiri bafite Bibiliya bafite Bibiliya mu ntoki, mbona baturutse hepfo, ikizimu cyangwa ngo niwiruke. Ngeze ngo niruke, umugabo wari ufite Bibiliya wari imbere witwa Antoni ahita ampamagara ati we, naho Imana yababwiye amazina we, yitwa Zeyimana Yosefu, shitani yahimbye mibirizi dodosi. Bampamagara muri Yosefu hagarara, yantunze ukuboko gutya, murebana agasuzuguro ngira ngo mukanje akareka, namukanura amaso mukanga by'abadayimoni, aho we akuzura imbaraga nkabona ari kuzuzwa. Ndibwira ngo bari kwiyongeramo imbaraga, barashaka ko turwana, nanjye ngishyiramo imbaraga ati aze dutimbane. Azamuka ngo mu izina rya Yesu, ageze hafi ndavuga urashaka iki, aranga ngo mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo ihane, Imana iradutumye ngo wihane. Mvuze ngo ambwiye ngo nihane, numva ya mashitani yose, numva mbaye imbaraga zo kupita dusekurana. Ariko babarokore barabimenya kubera umwuka w'Imana ubabamo. Haleluya. Numva nambwiye ngo Imana iragukunda, Imana yaduhaye ubutumwa ngo tuze tukubwire ngo Imana iragukunda. Ngo niwemere kwihana, ngo irakubabarira ibyaha byose wakoze. Niwemere kwihana, iragukiriza umugore wahombeye hano mu nzu. Niwemere kwihana kandi iraguha abana, kuko ngo utangiye kuzubyara amashitani abica. Ndavuga ngo ashobora kuba aragura ngo wa mupfumu mwene wacu inza njyaho.
urumva se nahise nshikira ko ari ibyanyu by'Imana muzi. Naravuze ati ko ari wa mupfumu ubwo amaze kumenya ibimbaho byose ni ameze nka wa mupfumu nabagaho none nsa n'ucururutse. Aramba ati none uri hano nanjye ati muntu yihana iki? Ansomera imirimo ya kamere urwandiko Paulo yandikiye Abagalatiya. Numva arasomye ngo dore imirimo ya kamere iragaragara n'iki: gusambana, gukora ibiteye isoni, iby'isoni nki, gusenga ibishushanyo, kuroga, kwangana, gutongana, ishyari, umujinya, amahane, kwitandukanya, kwireba ibiki, kugomana, gusinda n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ngo ndababwira hakiri kare kuko nabibabwiye kera, abakora ibisa bityo ntibazaba ubwami bw'Imana. Niko mugabo wakwihanye. Ndamubwira ati wakihana ibyo byose se abari marayika? Ngese sinza njya mu kiliziya. Mvuze mu kiliziya niba yahise yerekwa ibintu biza bimbaho ndi mu kiliziya, numva aravuze ngo niba uzujya mu kiliziya zana ukuboko ngo usezereho. None ubwo niba twebwe Imana iradumugisha nkuko twayumviye, nzana ukuboko kurimo abadayimoni, nawe azana ukuboko kurimo imbaraga z'Imana. Yapfuye kumfata gusa, akimfata imbaraga ze numva mbaratuye, numva ziratwitse zihitira muri bya mugaberetse byacitsemo. Ndabyinagira rero izi muramba mbiruka nagira ngo niruke nkumva yankomeje, akumva afashe amashitani ndayohereza mu irimbi. Yavuze mu irimbi ahita ndambika ukuboko mu mutwe, yashyize mu mutwe mbita manuka ndi gupfa ngo we no hasi. Nge nituye hasi babona nituye hasi, nge babazimu bose baranyirukankana. Mbita manuka mu ruzi rwitwa Nyagahanga no muri Ntontwe no muri Rubyira, are ndarenga mbageze Busozo njijyana aho hasi ninjira muri yanzu ya wa mupfumu. Mbita mbona yanzu uko nabaye kuri wa mupfumu mbona ni mundi. Naje kongera kumenya kenge, mbona imyenda yose bari kumpamagara naho baho naryamye nabaye nk'upfuye. Abaturage barashika uko baje sinababonye, uko mama yagihuruje abantu ati muze murebe abantu baje iwanjye banyishe wa muhungu. Bavuze ngo nabapande kote none ahubwo nabapfumu wabo dore bya bintu wa mupfumu yamusizemo biramwishe. Nuko naje kuzanzamuka ndebye kucya nsanga imyenda yose yabaye amazi gusa. Ahubwo mbona babapande kote bari kumbwira ngo humura. Hari icyo ubonye iki? Kubera iki mwarumbura ikintu mvuga? Baramba ati humura. Nsanga babwira abantu ati nimuhumure n'amashitani yaragiye ntabwo apfuye. Baranterura basindagiza bajyana mu nzu. Nuko uko bazanye umugore ava mu gitanda aho ubwenge bwari buhari, bakura umugore mu gitanda bamushyira muri salo, badusengera hamwe, babaza bashima Imana yabo, barangije bafata gahunda Imana yabahaye. Mu magambo make bahamaze iminsi 2 n'uwa gatatu wo kurandura abazimu. Bahamara iminsi 2 basenga batajya batanywa. Umunsi wa gatatu mu gitondo niho Imana yabategetse ngo nibajye kurandura ihembe umupfumu yahambye iwacu kwa mama. Baramanuka bari mu mwuka bagenda barimo ko tuboneye urukundo rw'Umukiza. Nomero ya 4 mu ndirimbo z'Imana. Yego. Bagezeyo aho bakuyisuka. Baragenda aho bakwisuka ntawe bigeze bayisaba. Bagiye mu gikari, abantu bajya gukura isuka, baraza baracukura. Abaturage barabahogera, abaturage barareba, abaturage barashungera. Naho Imana yari yahuruje abantu arabajya mu murima, arabajya mu isoko hose bajya kureba kabaye, bazi ko hari undi mupfumu waje ugira gute ukuranwa n'uwatumye data apfa. Nuko ro bakuyemo cya gihembe bakizamura hejuru. Barafata mwakibonye ati Imana ibategeka gusiga bagitwitse. Basinkwi zabo ntabwo bakoresheje, basinkwi barangije bacana umuriro, bafata cya gihembe bashyiramo, bafata imiti mu nzu nka mukecuru, binjira mu nzu nta ubusa bagiye badusaba, bazana imiti yose na ya masujyo navurishaga no mu nzu iwanyu babitwikiranye. Baratwika igihembe kiva mu ziko kisukunya hariya, bati mu izina rya Yesu baragaruka. Ubwa gatatu kirafinira urufura rwose rwa mu ziko. Barangije baravanga Imana y'umujirira baba bari ibyaha mwakoze. Nuko ro bafashe urwandiko barandika.